TV turabashuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo, dukomeze kwihanganisha abafite ibibazo bigiye bitandukanye, Nyagasani aborohereze bikemuke. Uyu munsi wa none rero tugiye kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere, zimwe mu ngaruka zigera ku bana bitewe n'uko bataganirijwe n'ababyeyi babo, cyangwa se kutaganiriza abana ku buzima bw'imyororokere ni bimwe mu bituma abangavu baterwa inda zitateganijwe. Rero uyu munsi nibyo tugiye gukomeza kuganiraho. Bavuga ko usanga ababyeyi babo batabaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Bagerageje kubaganiriza ugasanga bari kubaha amakuru atariyo, bigatuma bagwa mu bibazo birimo gutwita inda zitifujwe. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko umubare w'abangavu bafite imyaka hagati ya 16 na 17 kuzamura babyara imburagihe ubu wavuye kuri 17,337 mu mwaka. Umubyeyi wese cyangwa ushinzwe kurera umwana afite inshingano zo kuganiriza abana ibyerekeye ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Ababyeyi bafite amakuru menshi ku buzima bw'imyororokere kuko nabo banyuze muri icyo cyiciro. Ababyeyi niyo nzira iboneye yo kuganiriza abana. Ingimbi cyangwa se abangavu bakwiriye kwifashisha mu gushaka amakuru ku buzima bw'imyororokere no guhabwa inama zikwiriye zifasha mu myifatire yabo, cyangwa mu gufata icyemezo mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, kuko iriya myaka ni imyaka igoye cyane, ni ya myaka umwana unamubwira ukagira ngo ntabwo ari we uri kubwira. Rero biba bisaba yuko wicara wowe mubyeyi ukaganiriza umwana wawe, ukamubwira iby'ubuzima bw'imyororokere. Mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi ni igihe baba bafite amatsiko cyane cyane mu mpinduka zirimo zibabaho mu mibiri yabo. Akenshi ingimbi n'abangavu bajya gushaka amakuru ku rungano rwabo, kandi abenshi hari igihe babashuka bakababwira amakuru atari aya nyayo, mbese aba ari amakuru y'ibihuha, kandi akenshi akagenderwaho. Ugasanga umubyeyi ntabashije kuganiriza umwana we, mugenzi we ayamubwiye niyo ari kugenderaho. Niyo mpamvu rero usanga rimwe na rimwe batwaye inda zitifuzwa cyangwa inda zitateguwe. Ingimbi n'abangavu bafite uburenganzira ku makuru y'ubuzima bw'imyororokere, ariko ntibibaha uburenganzira bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango Save Generation Organization ku bagenerwabikorwa bo muri ako karere ka Kamonyi na Gasabo bwakorewe ku ngimbi n'abangavu n'ababyeyi ndetse n'abarezi, hagamijwe kureba uburyo urubyiruko rubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Mu byagaragajwe n'ubushakashatsi ni uko ikiganiro hagati y'ababyeyi n'abana bidakorwa, n'iyo bikozwe bikorwa nabi. By'umwihariko ikiganiro gishingiye ku buzima bw'imyororokere bikaba ari hafi ya ntayo. Abana bavugaga ko iyo bagerageje kwegera ababyeyi babo bababaza, bahita babacyaha bumva ko bababajije ibintu bibi. Ababyeyi nabo bagaragaje ko bagifite imbogamizi y'umuco utabemerera kuganira ku buzima bw'imyororokere, by'umwihariko hagati y'umubyeyi n'umwana. Gusa ababyeyi bongeyeho ko nta makuru bafite ku buryo babasha kuyaganiriza ku bana. Nyamara ababyeyi bombi nibo barimu ba mbere mu gutanga uburere ndetse n'amakuru yizewe ku bangavu n'ingimbi ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Birakwiye ko ababyeyi bombi batinyuka kuganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere, mu mpinduka z'imibiri yabo, uko bitwara muri izo mpinduka, kwirinda inda ku bangavu n'ingimbi, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'izindi ngingo zifasha kubona amakuru yizewe. Ababyeyi kandi barashishikarizwa cyane
kuba hafi y'abana babo cyane cyane muri iyi minsi y'amashuri. Byagaragaye ko amashuri afunze kandi ariho benshi bakura amakuru yibanze ku buzima bw'imyororokere, bityo nihatagira igikorwa hakaba hari impungenge ko abakobwa bazasubira ku mashuri ari bake. Impuguke mu buzima bw'imyororokere Dr. agira ati Mbonimpa agira ati ni iby'agaciro ko ababyeyi bafata iya mbere mu kuganiriza abana babo, bakabasobanurira impinduka babona ku mibiri yabo, kandi bakabagira n'inama z'uko bagomba kwitwara mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Ikindi kandi birareba ababyeyi bombi cyangwa ababyeyi bafite inshingano mu kurera abo bana. Ababyeyi bafite uruhare rukomeye mu kuganiriza abana babo kugira ngo hakumirwe ibyo bibazo byose, kubatoteza cyangwa se kubaha indangagaciro nziza, kubaremamo icyizere cy'ejo hazaza, kwihagararaho no gufata ibyemezo ku mibiri yabo, ndetse cyane cyane ku bahungu, kubaha bashiki babo, ntibakababonemo ibikoresho cyangwa abantu bagomba gukoresha imibonano mpuzabitsina gusa, ahubwo ari abantu b'agaciro kandi bafite kubaka ejo hazaza. Rero bakunzi ba MTV, ibyo twari twabahitiyemo uyu munsi ni aha ngaha tubisoreje, tugira ngo n'ubundi tubwire ababyeyi bakomeze kwegera abana bari muri iriya myaka hagati ya 16 na 17. Ni ya myaka ibigoye, ni ya myaka uba ubwira umwana ukabona ntari kukumva, arashaka kwikorera ibye, arumva mbese yihagije. Rero biba bisaba yuko umutwara gake. Muri iki gihe biranagoye, ni ukumutera seyasa, ukaba nyina, ukaba papa we, ukaba byose, mukagera n'aho mukina ukajya ubimubwira. Nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo umwana abashe kukumva, kuko iyo wabashije kumwisanzuraho ukamwereka ko nta kibazo, umwana akwisanzuraho akakubwira byose, akakubwira aho afite impungenge. Rero mukicara nawe ukamutega amatwi, ukamuba hafi, ukamuha inama nziza zimwubaka, kuko icyo gihe utamwegereye nyine ni hahandi azegera abo bangana, ugasanga bamuhaye amakuru apfuye, ugasanga amakuru bamuhaye ntacyo amufashije, ahubwo aramushora mu bibi kandi bizamwangiriza ejo heza. Rero bakunzi ba MTV, ikiganiro nakagaruka, ndabakunda, bye bye.